muraho neza, muhawe ikaze kuri iyi shene yacu aho tuganira ku buzima, uburere n'ahazaza h'urubyiruko. Uyu munsi turaganira ku ngingo ikomeye cyane ariko akenshi ititabwaho uko bikwiye. Iyo ngingo ivuga ku bibi biterwa no gukundana ukiri muto. Muri iki kiganiro turasesengura impamvu gukundana ukiri muto bishobora kugira ingaruka ku hazaza hawe. Njye tugiye kubana muri kino kiganiro, ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze. Nitwa Miriam. Kora subscribe nimba utarayikora, ukore ku kazogera kugira ngo tujye tubana mu biganiro bikurikiyeho. Ibuka kandi gukora like kuko nayo ni ingenzi cyane. Dore bimwe mu bibazo biterwa no gukundana ukiri muto. Icya mbere, kubura umwanya wo kwiga. Abangavu n'ingimbi bashobora gushyira umutima wabo wose mu rukundo kugira ngo babone uko banezeza cyangwa se bashimisha abo bakundanye, maze bigatuma umwete wo kwiga ugabanuka, amanota bagiraga mu masomo akagabanuka, cyangwa se bakananirwa kurangiza amasomo yabo neza, bagacikiriza, cyangwa bigatuma bahagarika burundu ayo masomo, bikarangira uwakundanye wigaga avuye mu ishuri. Icya kabiri, hari ukugwa mu bishuko cyangwa mu myitwarire utateganyaga. Hari igihe urubyiruko rukundanye rushobora kujya mu bikorwa bishingiye ku mibonano mpuzabitsina idakingiye, bikabaviramo gutwara inda zitateganyijwe, aho ni ku bakobwa, cyangwa gutera inda ku bahungu utari witegura kwitwa papa, cyangwa se ugasanga bibaye ngombwa ko habamo kwandura zimwe mu ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Ikibazo cya gatatu gishobora guterwa no gukundana ukiri muto ni ugutakaza indangagaciro. Urubyiruko rushobora kujya mu rukundo bikaba ngombwa ko batangira kugenda batakaza indangagaciro na kirazira. Urugero, hari ibyo baba barigishijwe n'ababyeyi babo, hari ibyo baba barigiye ku ishuri no mu miryango nyarwanda, nko kubaha, umwana agomba kubaha abakuru, kwiyubaha ubwe akiha agaciro kugira ngo niyiha agaciro bituma ahesha agaciro umuryango akomokamo, no kwigirira icyizere cy'ejo hazaza. Ibyo byose bitangira gutakara rero, indangagaciro na kirazira byamubagaho byose bikamuvaho, kubera urukundo ni ikindi kintu gishyashya kidasanzwe kiba cyinjiye mu muntu, kikahita kimutwara uko gishatse iyo atabashije kugikontorora kubera ko aba ari muto. Ikibi cya kane giterwa no gukundana ukiri muto ni ukugira ibyiyumvo bidasobanutse. Urukundo ku rwego rwo hasi rukunze gutera amarangamutima menshi nko gufuha, kwiheba, kugira ishyari, kwigunga, cyangwa kugira agahinda gakabije igihe urukundo rutagenze neza. Ibi bishobora gutera stress no kugira ibindi bibazo by'ubuzima bwo mu mutwe bikurura. Wowe se ntabwo wari wafuha? Imana ikurinde ntuzafuhe mu rukundo. Byihorere byirengagize rero n'urwinjiramo ukiri mutoya, ibi byo gufuha, ibyo kwiheba, kugirira ishyari ugasanga urareba cyane kudasanga uvuga uti none bakunda undi, none bagusimbuza. Ibi byose ni ingaruka ziba zakubayeho ukiri muto, kuko utari muto ukaba wari ukuze, ntibyakuzaho akenshi kubera ko banagutereta bahita bagushyira no mu mago. Ikibazo cya gatanu gishobora kuzanwa no gukundana ukiri muto ni uko abakiri bato baba bataramenya neza kubaka umubano uhamye, bityo bagakundana bagamije gusa kugira uko bitwa, bagamije gufata ari sigisi biraho. Urugero, ashaka kuba ngo boyfriend cyangwa se ngo girlfriend, ariko urukundo rwabo ruba akenshi ruhaswe n'amarangamutima gusa, kuko nta ntego ruba rufite ugereranyije n'igeragezwa baba bategereje guhura naryo riturutse mu ishuri ry'ubuzima bw'iyi si baba baziga, kugira ngo ritume bafata titire y'uwo bashaka kuba wo, uwo yateganyije kuba we, iyo titire azayigezeho.
azayigeraho, aba agitegerejwe n'iminsi myinshi cyane kugira ngo isi mwinjize mu ishuri. Urukundo rwe rero usanga nyine ni girlfriend, ni boyfriend, ugasanga ntanafite n'ubwoba bwo kuvuga ngo ex wanjye yabaye ex wawe nyine kuko wabanje gukundana mbere muratana ufata undi. Urumva ka kantu kabanje haruguru ko kuvuga ngo ibyiyumvo bidasanzwe, aho utangira gufuha, aho wakwinjira mu ishyari, aho wakwigunga, aho wagira agahinda ugategereza undi boyfriend cyangwa girlfriend uza kugukura mu gahinda. Urumva ni za etape nyinshi cyane uri gucamo zigenda zikonona mu buzima. Urugero, ushobora gusanga wenda niba ukiri muto ukavuga ngo uzaba wenda umuntu ukomeye bitewe n'uwo witegererezwa, ukavuga uti nge nzaba umupolitisiye ukomeye cyane bitewe na role model wawe ureberaho, cyangwa uti nzaba umuganga ukomeye cyane, cyangwa uti nzaba dogiteri mu mategeko, cyangwa uti ndifuza kuzaba profesa mu kwigisha, cyangwa ukumva ushaka kuzagira indi mpamyabumenyi y'icyubahiro runaka ikomeye cyane. Ariko iyo winjiye mu rukundo akenshi izo ntego zawe zirahagarara, ugasanga zihagarariye aho zigeze, cyangwa ukarenzaho gato ugaparikiraho kubera imisemburo yo mu mubiri wawe ituma amarangamutima agutwara aho utabasha kuyakontorora, ugasigara uri gutegekwa n'amarangamutima byinshi, ukavuga uti nta kibazo nzambisubukura hanyuma. Ariko kandi iyo umaze gukundana ukaba wakwinjira mu nshingano ziturutse mu rukundo, nziza cyangwa se mbi, izo nshingano hari igihe akenshi zigufatira za ntego zawe washaka kugeraho, bigatuma uba utakizigezeho. Ubwo icyaba cyiza ni uko ibyo gukundana wabihagarika kubera ko bigira ingaruka yihariye. Turebere hamwe ibindi bibi byo gukundana ukiri muto. Hari nko kubeshyanya urukundo nyakuri, kwibeshya ku rukundo nyakuri, wabona urukundo urimo ukagira ngo ni urwo nyine. Urugero, nk'iyo umuntu akiri muto ashobora kwitiranya urukundo n'irari, cyangwa se akikundira umuntu kubera impamvu zidafite ishingiro, nko kuba ari mwiza gusa, bikaba byatuma anarira rwose. Ikindi kibi cya kabiri nanone muri rediveri ni ukutagira ubunararibonye mu rukundo. Ushobora gufata ibyemezo bishingiye ku marangamutima gusa, ugasanga bigatuma wenda ubabazwa cyane, ukagira ibikomere by'amarangamutima bikomeye, nta kintu wigeze ushingiraho namba, nta bunararibonye ufite ntaki, ukinjira mu rukundo gutyo pafu, ukazagira igikomere kuko washidutse hari igihe uwo mwakundanye we afite ubunararibonye bw'ubupfapfa mu rukundo, yaramenyereye nko kubabaza abantu, nawe igikomere kikakuzaho ugahita ugira igikomere cya burundu kikubabariza umutima. Nanone kandi hari ukwirengagiza ibindi bintu by'ingenzi, iyo nayo ni indi ngaruka muri rediveri, mu ngaruka ziri rediveri. Twabivuzeho mbere, ariko biba kuri benshi ko mu rukundo urukundo wenda rushobora gutuma nk'umuntu w'imyaka mito yirengagiza amasomo, akirengagiza imirimo yo mu rugo cyangwa intego y'ubuzima bw'ahazaza. Ugasanga n'inshuti bari basanzwe bakundanye mu buto bwe akazirengagiza kuko zitari kumushima mu byo yinjiyemo, kandi arizo muzamugirira umumaro ahazaza. Yazajya kureturuna avuye hahandi yari yaragiye, kuko bajya bavuga ngo umunyarwanda ngo ntawumuhana avayo, ntawumuhana agenda, umuhana agaruka. Iyo agarutse burya nibwo aba ari kumva neza rero, ariko asanga za nshuti zari buzagira umumaro akenshi zaramuteye umugongo, akongera kujya guhera hasi hamugoye cyane. Ikindi cya kane muri rediveri nanone hari kwiyangiriza ejo hazaza. Mu gihe wavuye mu ishuri cyangwa warafashe izindi nshingano nko kurera ukiri muto, cyangwa ugasanga wabyaye abana benshi ukiri muto, ejo hazaza hawe harabura. Rediveri ya gatanu nanone ni ukugira ibikomere by'amarangamutima. Ushobora wenda nko kubabara kuko ibyo wibwiraga ko uzabona mu rukundo atari byo wabonye, bigatuma ugira ubwoba bwo kuzakundana mu gihe gikwiye kindi kizaza cyari kigeze, cyangwa se ugasigarana igikomere n'ubundi ku mutima. Urumva rero icyiza byanze bikunze ni ugufata ihene igihe biba, niko numva babyita uwo mugani. Wafata umwanzuro neza. Ubu nukurikirana iki kiganiro uraza kumenya niba hari n'ibyakubayeho cyangwa wabonaga biri kukubaho, umenye uti noneho sinshaka kugera ku mwanzuro kugira ngo bitazashyikira neza, reka mfate uyu mwanzuro mwiza nonaha bitazangiraho ingaruka. Ese gukundana ukiri muto ni bibi burundu? Icyo ni ikibazo nibaza, cyangwa se nawe wakwibaza. Oya,
kwinjira mu rukundo ukiri muto si bibi ku buryo rusange, wenda ngo tuvuge ngo twabiciraho iteka tukabireka, ariko bisaba gutekereza neza no kumenya aho ugarukira mu rukundo. Inama naguha: shyira imbere kwiga no kwiyubaka. Menya gutandukanya urukundo n'irari, kuko benshi bitiranya irari n'urukundo. Itegure mbere yo kwinjira mu rukundo, ubanze umenye icyo ushaka, wige ku rukundo nyakuri, wige n'uko rukora. Ishyireho imbibi mu gukundana kwawe. Menya aho ugomba kugera n'aho utagomba kurenga mu rukundo. Ganira n'ababyeyi cyangwa abandi bakuru bakuzi neza, bashobora kukugira inama ishingiye mu burambe bw'urukundo. Itondera amarangamutima yawe. Ntukemere urukundo rutuma uva mu cyerekezo cy'ubuzima bwawe wari warafashe. Ndagushimiye. Ndakwibutsa gukora subscribe nimba utarayikora, kandi ukore kuri ka kazogera kuko bidufasha kubana mu biganiro bikurikiyeho. Ndanakwibutsa gukora like. Unakore share usangiza abandi iki kiganiro kuko ni ingenzi cyane. Niba ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi, cyangwa se ukaba ufite ikibazo watubaza, watwandikira muri comment cyangwa se kuri WhatsApp nimero 0788 73 78 15. Mugire amahoro, nakagaruka.